madamu rero mbagukira njyewe ibi bintu ndabirambiwe ntabwo nshobora gukomeza kubana n'umugore utabyara ntabwo byumvikana ahubwo wowe wafata iyawe nzira nanjye ngafata iyanjye byishimo mbabare ndi kukubabarira seki kukubabarira iki nje kubwira ngo naniwe kubyara urabizi ko ndwitaga indi kavamo nyanyanyanyanyenyesho ntunyisobanureho nyisobanura seki nyanyanyanyenyesho uzi ko nari nararengeje amezi 3 ngira yibura ndakayebura none nje uri kumbwira ngo none ngo meze nje mbane n'umuntu meze guca uja kurirenza ukajurirenza ngo niba ibyo udashoboye kubivamo ngo ubyara umwana nanje mbona umwana ari gutamba ku mbuga mbona umwana umbamagara ngo papa uri kubyumva ntabwo ibyo bintu nshobora gukomeza kubyihanganira iyo mbonye abandi bagabo bari gutemberana n'abandi bana uzi ngo nje ntabwo mbabara none se ibintu byose ari Imana ibikoraga none ubwo kugira ngo mbigenze Imana ibikoraga ariko kanze ngubaze ariko nta nubwo ndi kwirirwa nongera kukubaza ibintu byinshi niba icyo ngubwita ari kucyumva hano ndi mu rugo rwanje ndi iwanje subira iwanje wanyumvise asikigare we ibibazo byo muri rugo birandambiye sha nanje ngiye gufata umwanzuro ng'ubwo bagore ngiye gushaka inzaratsi bakanzimuhaye sha kaburetse ndamupfundikirira mu gacupa uri inkuru mana uri inkuru ko mada yewe niko Jesus urakoze mana umva mada umva eguka gato nkubwire urarwaye urwaye iki cyakora mana isi yarahagurukiwe koko buriya mu by'ukuri wabuze ikibazo kiri kukubaho ntabwo ukizi umva rero mubwire madamu umugambi wari ufashe wagarikira ahangaha kandi ntuwureka nizeye ko Imana irakubwira neza hari ubwo nzi si bwa mbere mbonye ndakubwiye ngo ni inama nguhaye nureka ibyo wari ugiyemo ikibazo ufite mu rugo cyose cyakemuka urakoze Mana umva mada umugabo wawe ntabwo ari mubi ahubwo ni imyuka mibi bamwohereje kuko shetani ntabwo akoroheye ubyumve neza ibi ndi kukubwira ugiye kubikora si warafashe umugambi wo kujya kuroga umugabo wawe kugira ngo ushake inzaratsi ubone amahoro nakugira inama ureke kwanza mpa nimero yawe kuko ndabona ibyawe bitoshye 2 yitwa nde? Gasaro. Yitwa Gasaro.
nanjye rero nitwa Pasiteri Mugenzi, urabyumva? Ibyawe ugiye kubikurikirana kuko ndabona bitoroshye, wasubirayo. Urakoze Mana kuba wari wanyeretse ko ari intama yawe igiye kurorotana, ariko ukaba wisubije agatima mu nda, agatima kakaba gasubiye impembero. ariko madamu Karame. tuvugisha ukuri, ubu uzaje urantekera amata utanayanywa? Wapisi nanywa amata. Nta nubwo nanabigerageza ahubwo. ariko ni ukuri kw'Imana. Je nywa amata? wakubwira umurya amata y'inyana yo Nda kibazo ariko niyashaka yaryo sinayanywa. Nuko yagutekera nukubura uko ngira. umva rero reka nkubwire, ejo bundi nanagiye gukoresha ibyuma banje amafaranga menshi cyane. ndavuga ati si ubu ngubu koko aya mafaranga banje washobora ibi byuma ngabigurisha? Oya. Kubigurisha wapi? none Yo ndi hano njyenyine mbaga ndi kwicurangira uturirimbo tukamara irungu, none ngo ubigurishe? nta kibazo, nibona nuri kumva ko tutagomba kubigurisha nta kibazo. Ndabyihorera ahubwo bugabanyije burimo ngo ubwire. Siko nani bagiye kukubwira we. urashaka kumbwira iki se? Ejo nahuye na Pasiteri, namerewe nabi, ndi kumva nenda gupfa. Bari baraguhamagara ngo napfuye. Cyokoze yaranzengeye numva ameze neza da, numvishe mbisengera, ariko yatahanyura ngo mbone warurumva ngo napfuye pe. no gupfa uba warapfuye? mba narapfuye. arega nicyo kintu nkubwiraga, Imana itabarira igihe, urukumva? Imana itabarira igihe. niyo mpamvu nkubwiraga ngo uje wihangana, urukumva? Kwihangana ibintu byo gushyira muri stress ibiki ugatekereza byinshi, oya ntabwo aba ari byiza. Kuriya nanjye narabibonye, nahise mbibona pe. Okay. umva rero ukuntu bimeze, ahubwo hari umuntu wandangiye umurimo wo kugura, kumva? ndi kuvuga ngo Imana iramutse idufashije akana kakaza kakaboneka byibuze, mbese nari ndi kuvuga ngo karamutse kabonetse, urukumva? hariyo umuntu yazahubaka inzu nziza, urukumva? yarangiza noneho tukayandikaho ngo tubonye umuvaburayi. umwana ubundi nari ndi kumva twazamwita umuvaburayi. Umuvaburayi? gasa nawe ikibazo cyawe rero ni kimwe, gutera agasito ndi kwanga uraseka ukanga guseka ngo hihi. Erega nawe hari ibyo uvugaga. akoresha uraseka nkabona bitanashekeje. gute? ubwo rero ntabwo bishekeje? Umuvaburayi, kwita umwana umuvaburayi. none reka nkubwire izi nara nawe uje urareba igihe dutegereje. iri zina niho naryumva. ngo nyine nibwo waryumva, ariko nyine nawe urabona sibyo ko nanjye hari imirindi ndi kujya ndagira muri zino minsi. niyo mpamvu ubona n'ibintu by'amahane ngenda ndabigabanya, ngavuga ati reka nuze, kuko nyine ndi kubona hari icyo Imana igiye gukora tu, urumva? hari icyo Imana igiye gukora. wagira ngo uwo mupasitoro wagusengeye wagira ngo arasenze nanjye umwuka w'Imana agugeraho, kubyumva? nsengeye cyane. ubwo rero wihangana nuko utanywa amata, sibyo? reka ndebe ko hari utwo naba ndi kunoza hariya, hanyuma wumve yuko umeze neza hano ni mu rugo rwawe, sibyo? nta kibazo. kiriya kibanza rero nuko nta kintu hajya amezi 6 ndi bari gushyira arindwa, kandi ubundi ntabwo amezi 6 arindwi kageragamo. ubwo rero twumve ko icyizere kiri kugenda neza, singo? nabura nda nubwo wari wumva ko ari no kurira.
umva karigeza simwaniriraga mu nda eh nangariraga yageze nawe urasi ubwo rero narinzi nose ko numva kabagaga bari kuvuga ngo nje ndamutera story none ndaje ndamutera story gute kandi ari umuntu nje narinzi gubura no guseka araseka uziko wasetse ifoto we ninde wewe ndi gusetsa ifoto z'umwana wanje ni foto yaseka pe aha